Ibihe byiza nanone kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikiranira hafi ibiganiro byacu. Tugarutse mu makuru noneho avuga ko igisirikare cy'u Burundi gifashe abagambanyi. Ese kibafatiye hehe? Ni iki bashingiraho babita abagambanyi? Ndetse kandi ko biri kuvuga ko bari gukorerwa ubugome ndengakamere. Ubwo bugome ni ubuhe? Bari kugenda bakorerwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uraza ko wasobanukirwa byinshi kuri iyi ngingo nukomeza gukurikirana iki kiganiro kugeza kirangiye. Icyo ngusaba nta kindi rero, kanda like, ibindi byose uraza ko wabisobanukirwa. Niba utari warakoze subscribe, reba gato munsi y'ikiganiro uyikore, uhite ufungura n'akazogera kugira ngo urusheho kugenda umenya amakuru yo hirya no hino, by'umwihariko ku bijyanye n'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere muri rusange, mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Njyewe rero turi kumwe mu kiganiro, nitwa Baraka. Munyemerere izi ngingo tuzihereho cyangwa se dusobanurirwe iby'aya makuru, turebeye hamwe byose uko biri kugenda bivuga, kuko amakuru namaze kuyakurura. Imbere yanjye ndimo ndabona amafoto abasirikare baziritse ku giti, bivuga ko aribo bagambanyi, ndetse kandi bazengurukijwe cyangwa se hafi yabo hari abasirikare ba military police cyangwa se bashinzwe guhana ibyaha bya gisirikare. Ubwo rero niyo makuru dukomeza kugenda turebera hamwe, aba bantu byagenze bite ku buryo bajya kuzirikwa ku biti gutya. Amakuru y'ingenzi atangira cyangwa se agaragaza ko aba bafashwe ngo barashinjwa ubugambanyi. Niki cyashingiyeho rero babita abagambanyi? Ni nyuma yuko basirikare benshi bagaragaye badashaka kujya ku rugamba. Twababwiye amakuru avuga ko hambutse military police ngo zizajya guhana abo bantu. Izo rero zatangiye akazi, uwo bari kumva ko yaba yaragize uruhare mu kugumura abandi wese bari guhita bamufata bakamuzirika ku giti imbere y'abandi bakamukorera iyicwa rubozo. Ngo bari kubakubita bamenaho amazi mw'abantu mwe. Ni ibintu biba bitoroshye. Ikindi kandi bakabategeka gusobanura no kugira ibyo bavuga ku byo baba bazi, kugira ngo babishingireho bagumura abandi, ndetse kandi bakanereka abandi ati murebere kuri uyu rugero, uyu niwe wabagumuye, amakuru turi kugenda tuyamenya, ni mumureberaho ibyo tugiye kumukorera, mumenye ko namwe ukwanga kujya ku rugamba kwanyu aribyo bigiye kubakoraho. Nicyo kintu kiri kugenda kibaho. Ni ukuvuga ngo ikintu cyatumye bafata icyemezo cyo kubahana bikomeye cyane, bihanikiriye ibihano bya gisirikare, birumvikana ntabwo ari ibya gisivile, aho bari kubakubita inkoni zimwe bita indembo. Indembo ni inkoni iryana bya hatari, ndetse kandi babakubitaho banabaziritse batitaye ngo afite imyaka 30 n'ingahe, gafite 40, gafite hafi agiye kujya ngo mu kiruhuko cy'izabukuru. Ibyo ntabwo bari kubyitaho, bari kuzirika bagakubita abasore rwose b'utugofero dutukura, bo mu mutwe cyangwa se mu ishami rya gisirikare rya FDNB rishinzwe guhana ibyaha, FDNB Military Police. Iri shami rero niryo ririmo rigenda ryibasira mu basirikare bikeka ko ngo baba baragumuye abandi kubera ko ngo batanze strategy. Aba bantu rero bari no gukubitwa, ngiye nkurikije ukuntu nabyumvise, bashobora kuba barengana. Ni ukuvuga ngo nibo basobanuriye bagenzi babo bati iyi drone ya CH4 ya M23 mu gihe cyose tutarabona imbaraga zinetraliza cyangwa se ziganza, nidushaka kujya ku rugamba tubyihorere, kubera ko iratumara, ntabwo turi bubashe kurwana. Nubwo waba uzi kurwana sohoka mu ndake, nubwo waba uzi kurwana ugendera ku mugozi, ntabwo iyi drone CH4 yakurasiraho, kubera ko utabasha kuyinetraliza cyangwa se kuyicisha bugufi cyangwa se kuyiganza. Bityo rero ntabwo turi buze gushobora gutsinda urugamba. Rero baje kugira igisa n'amahirwe, baza kwisanga mu kavuyo ko guhunga, bahungira ibaraka. Abasirikare benshi n'ibyo bitekerezo biri mu mutwe, bageze mu minsi bamaze military police taraza, bagomye bahana ubutumwa babwirana ngo izi drone za CH4 ziraza kutumara nitureba nabe. Ikiza nuko twaba turetse kujya ku rugamba tugasaba igihugu cyacu, ahubwo kikabanza kujya kunetraliza zira drone za CH4 za M23. Ibi rero byafashwe nk'ubugambanyi, kwanga kujya ku rugamba. Mu gihugu cy'u Burundi ho ntago bari kwita ku icyo kibazo cy'amadrone, ariko bari abasirikare. Ahubwo ndayishimiye bari kuvuga ngo ubwo n'ubwoba bw'urugamba, kandi muri kugambanira igihugu cyacu, muri kugira ngo M23 nimara gufata ibice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo ite yambuka ifate n'u Burundi. Ejo bundi twabonye Pamela wo muri Red Tabara arimo avuga ko rwose yahagarukiye kurwana urugamba rwo gukuraho Ndayishimiye, ndetse kandi yamaze kwiyunga na Red Tabara. Ibi nabyo biri mu bintu byatumye igikuba gicika mu gihugu cy'u Burundi. Ndayishimiye ashobora kuba afite ubwoba, avuga ngo abasirikare bari ibaraka bari kwanga kujya ku rugamba, bakaguma kwigundiriza ibaraka aho urugamba rutari. Aba basirikare ni abagambanyi, nta kindi. Ibyo by'amadrone n'ibindeba nibagende, wenda umwanzi azatera u Burundi ari uko bashize.
Ndayishimiye yigeze kwivugira ngo n'uw'Inyanza Lake azaza rurwane, ntabwo tuzemera ko M23 iza ku butaka bwacu bw'u Burundi. Ahangaha rero niho Ndayishimiye ashobora kuba yashingiye ku ibyo bintu akavuga ati aba bantu ni ubugambanyi, barashaka ko M23 ifata ibice bya Kivu y'Amajyepfo igahita zigafata n'ibice bitandukanye by'u Burundi. Yenda M23 reka tuyishyire ku ruhande yo yanidekara ivuga ko idafite impamvu nyinshi zo kujya i Burundi, ariko Red Tabara nicyo kintu gihangayikishije Ndayishimiye kiri gutuma arara adasinziriye mu by'ukuri. Ndayishimiye ashobora kuba yavuze ati aba bantu bari kwigundiriza Baraka ntibajye ku rugamba, aba bantu aba basirikare twahaye imyitozo ya leta tukabaha ibikoresho bya leta n'ibiki byose bari kwanga kujya ku rugamba, kandi mu by'ukuri nyamara nababwiye impamvu batari kujya ku rugamba. Ndayishimiye ari kuvuga ngo ni ubugambanyi. Red Tabara ni nko kuyihinzira ni nko guhigama cyangwa se kwegerayo kugira ngo Red Tabara ibone uko yifatira ubutegetsi bw'u Burundi. Ndayishimiye nabyo nicyo kintu arimo ashaka nkaho guha agaciro cyane, asa naho ashaka kumenshoningaho cyane, avuga ati ubu ni ubugambanyi. Nicyo cyatumye rero yohereza military police yanatangiye gukora ibikorwa ndengakamere cyangwa se ubugome ndengakamere. Bari gubukorera nde? Bari gukora ugafata nk'umuyobozi wari usanzwe uyobora abasirikare, nyuma y'uko umenye ko yigize gukomoza ku icyo gitekerezo cyo kuvuga ko drone ziri kumara abantu, ukamushyira imbere y'aba basirikare yayoboraga, warangiza ukamuzirika ku giti ukamukubita umenaho amazi. Mu by'ukuri ni ubugome ndengakamere n'agasuzuguro. Nko gufata mwarimu ari imbere y'abanyeshuri, uri deregiteri ukaza ukamukubitira imbere y'abanyeshuri. Urumva ko ari ibintu rero biba bitoroshye, ari nabyo biri kuba ko abasirikare bamwe mu gisirikare cy'u Burundi bari gushinjwa ubugambanyi. Mu by'ukuri ntabwo ari uko baganiriye na M23, ahubwo bo ngo batinye kujya ku rugamba. Ariko se ari nkawe wagenda ugapfa gupfa, cyangwa se waguma hamwe ugashaka kujya inama n'ubuyobozi bwawe niba ari byo yenda byashoboka, kubera ko ubundi ntandi mahitamo asigaye. Nubwo Ndayishimiye atabyumva neza, impamvu y'aba basirikare irumvikana. Baragenda n'ubundi drone zirabamara, nabanze akora uburyo izi drone za M23 azishyira hasi, nagira amahirwe ntizimusange mu gihugu cy'u Burundi, arabagira amahirwe. Nabasha kuzishyira hasi abone kubohereza ku rugamba. Naho ubundi bitabaye ibyo ntabwo bari bujyeyo, barakubitwa bamenwaho amazi, barasukwaho insenda amazi arimo insenda imbere, baterwa igisebo cyangwa se baraterwa ikimwaro imbere yabo bayoboraga, ariko ntabwo bari bujye ku rugamba. Sereka nibabona Ndayishimiye yaje ku mirongo y'imbere akavuga ati ariko muri gutinya iki, nanjye General Ndayishimiye ndi imbere, naho wowe uri colonel uri gusigara inyuma ibiki? Aho ngaho yenda ubanza aribwo baza ku rugamba, naho ubundi bitabaye ibyo ntabwo biri buze gushoboka. Ndayishimiye ari kubahatira ibyo badashaka, ari nacyo kiri gutuma banga kujya ku rugamba, ari nacyo cyatumenye military police yahagurutse mu isi yashize. Nabibabwiye mu kiganiro, ubu tuvuganira bwatangiye gufata no guhana abakekwaho kuba ingabo z'u Burundi zarahunze urugamba, zamara kugera aho zihungiye byitware plus strategique ntizibashe kugira umutima wo gusubira ku mirongo y'urugamba. Rero ziri guhabwa ibihano bikakaye, ibihano bya gisirikare nk'uko makuru ari kugenda tugeraho. Hano mfite amafoto abo dushobora kubana mu gikani nshobora kuyaboherereza, ariko mu by'ukuri ibintu ntabwo byoroshye. Nyamara duhurire mu kindi kiganiro mu kanya, aho tuza kubiturebera hamwe andi makuru agezweho. Ngewe nitwa Baraka, biroroshye kugira ngo tuze kugihuriramo. Niba ari wakanze like, warakoze cyangwa se wakoze uyu munsi subscribe, wafunguye n'akazogera, biroroshye ko twaza kugihuriramo. Reka nkwifurize kugira amahoro y'Imana.